yitwa dayimoni. Iyi dayimoni Imana yambwiye izina ryayo, irambwira ngo yitiranwa n'umuntu witwaga Nyamugijya Nino wagendanye na Mukristo mu rugendo, akajya muca indege mu rugendo ngo Mukristo atazagera mu ijuru. Dayimoni Nyamugijya Nino nayo yamaze kugera mu bantu, irimo iriyoberanya, irimo irikakaza, irimo yishyira hejuru. Ariko iyi dayimoni Nyamugijya Nino iri gutera ubwoko bw'Imana, ikagenda ibunaniza kugira ngo batitwa abanyamasezerano, kugira ngo batitwa abantu b'Imana. Iyi Nyamugijya Nino yafasha abantu yabananije, yafasha abantu yabarwanyije. Ariko ndagira ngo ubwe ngo uri kunyumva uhereye aka kanya, akira kwitwa ubwoko bw'Imana, akira kwitwa ubwoko bw'Uwiteka, akira kujya mu murage w'abana b'Imana. Ntabwo uri ikivume, ahubwo Uwiteka aragutegurira ubugingo buhoraho. Kandi hari inzira ebyiri, hari inzira yo kurimbuka, hakaba n'inzira y'ubugingo. Umuntu wese yihitiramo mu gihe cyose akiri ku isi. Ndagira ngo ubwire ngo rero Imana yashyizeho izo nzira ebyiri kugira ngo umuntu wese adafatwa bugwate, ahubwo umuntu wese yihitiremo, niba ari kujya mu muriro awujyemo, niba ari kujya mu ijuru ryiza ry'amahoro arijyemo. Ijuru rirera rirakiranuka, ijuru si umukara, ijuru si umwijima, ijuru nkubwira, iri ngiri nkubwira, ijuru ni umucyo. Ariko ikuzimu hose ni umwijima, ikuzimu ni urwijiji, ikuzimu n'abadayimoni bambaye ishwambagara, kuko na Satani yambaye izina. Kuko Satani uwo ngo Sekibi nahishuriwe mbona afite amahembe 7, ndetse ahora atuma abambari b'abadayimoni akavuga ngo mujye ku isi mubabaze isi muyinanize, ndetse abantu bose bavuye mu byizerwa ntibongere gukiranuka, ntibongere kwizera. Ariko ndagira ngo ubwe ngo hari urugamba rw'Uwiteka Imana ishobora byose, hari abamarayika Imana yateguye bashinzwe kurwana intambara no kurwanira abakiranutsi b'Uwiteka ku isi, kugira ngo nawe witwe ubwoko bw'Imana. Kera ntiwari ubwoko, ariko ubu wabaye ubwoko kubera Kristo Yesu umwana w'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo rero umurage w'abana b'Imana ukubeho mu izina rya Yesu. Iyo bakurebye baca imanza bakavuga neza ko nta kizu uzakira, iyo bakurebye baca imanza bakavuga neza ko nta bizimu uzageraho, iyo bakurebye baca imanza bakavuga neza yuko wowe ubwawe ijuru utazaribona. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ab'imbere ndetse bazaba b'inyuma, ngo abo mwibwira ko ari bo b'ijuru sibo bazaribona, ngo ahubwo abazaribona ni abantu bagiye banyura mu mibabaro myinshi ndetse n'intambara, bakihanganira amakuba n'ibigeragezo. Ngo ariko igihe kikagera Imana ikabasohora muri ibi bigeragezo bimeze nk'uruganda, uko zahabu y'igiciro itegurwa, hanyuma diyama ikava muri zahabu, ikava mu ruganda yateguwe neza, ikaka niko umukiranutsi anyura mu bigeragezo bikomeye, akavamo ameze nka zahabu y'igiciro. Ese nta ntambara uri kunyuramo? Ese nta bibazo uri kunyuramo? Ese nta makuba uri kunyuramo? Humura, nyuma y'ibi ngibi Uwiteka agiye kukuvanamo imeze nka zahabu iteguye neza. Mana yacu tugire neza cyane. Ndagira ngo ubwire ngo saba Imana inshuti z'umugisha, usaba Imana inshuti z'umumaro, usaba Imana inshuti nziza. Imigani ibice 17 umurongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo inshuti nzima zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abagenzi be mu makuba. Reka nkubwire ngo ukeneye inshuti imwe gusa y'umumaro, ukeneye inshuti y'umugisha, kuko abo wibwira wiringiye kuva kera ntabwo ari zo nshuti za mbere. Hari inshuti ya mbere irenze, inshuti ya mbere ni Kristo Yesu, iya kabiri ni Imana izagutoranyiriza. Reka Imana igutoranyiriza inshuti y'umumaro, hanyuma uzakira umugisha mwiza. Ndagira ngo ubwire ngo impamvu ibyawe byapfuye nta nshuti y'umumaro wari wabona. Heko talaba yashando yasika yasoberefa, impamvu ibyawe byanze nta nshuti y'umumaro ufite. Ariko Uwiteka nagutoranya inshuti y'umumaro imwe yonyine gusa, iratuma ihuzwa amarira, kandi urakira ibisubizo, urakira umugisha, urakira ihumure, kuko Uwiteka agutoranyije nk'ubwoko. Ntiyagushyiriyeho guseba, yagushyiriyeho kwakira ibisubizo. Ntiyagushyiriyeho kwandagara, yagushyiriyeho kwakira umunezero. Ntiyagushyiriyeho kubabazwa, ahubwo yagushyiriyeho kugira ngo wakire ineza y'Imana. Aka kanya ndaguhanuriye, ndakubwiye kuri uyu mugoroba ngo akira inshuti y'umugisha mu izina rya Yesu. Akira ineza y'Imana, akira inshuti z'umumaro, akira inshuti z'umugisha. Abo wiringiye n'abo wizeye ntacyo bakumarira. Ariko ndagira ngo wiringire Kristo Yesu, araguha inshuti z'umumaro. Wiringire Kristo Yesu, araguha inshuti nziza, kandi izo nshuti nziza urazakirira ku gihe, mu gihe gisa n'iki. Rero ijambo nahereyemo riri muri Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 15, ndongera kurigarukaho, rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukoza isoni nabo n'ubwoko bwabo, tuzongera kubusitaza ukundi. Angara amaso Yesu niwe gisubizo
ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Reka dukomeze. Mu by'ukuri twongeye kubaha ikaze inshuti mudukurikiye aho mugiye muherereye hose. Twongeye kubabwira ko aka kanya twongeye kuba dufite umutumirwa hano imbere yacu. Hano kuri kamera muramubona, arasa neza, arakeye. Iyo tuganira rero tuganira ku ijambo ry'Imana uko bwije n'uko bukeye. Reka dusuhuza abari mu majyepfo, burasirazuba, uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali niba mutwumva. Muri mu mirimo igiye itandukanye, Imana y'amahoro ibahe imigisha. Reka dusuhuze rero abantu bagiye bari mu bihugu bitandukanye hano muri Afurika. Mwese mwumve ko tubahaye ikaze, twambuke tugere iyo mu bihugu byo mu Burayi. Mwese mwumve ko tubahaye ikaze, Imana y'amahoro ibahe imigisha, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Nk'uko twabibabwiye rero, imbere yacu hari umutumirwa. Reka tumuhe ikaze tudatinze abibwire, ariko si ubwa mbere hano kuri kamera cyangwa se kuri Mushimu Uwiteka TV, ntabwo ari ubwa mbere atuganiriye, ariko reka tumuhe ikaze yongere yibwire wenda no ku bantu baba batamuzi, abibwire kandi arushaho kutugezaho ibyo yaduteguriye. Ngaho rero Imana y'amahoro nibane namwe kandi nawe arushweho gukoreshwa n'Uwiteka. Ndabishimiye hano kuri Mushimu Uwiteka TV. Si ubwa mbere tubashe kubana. Njyewe muranzi mumaze kumenya, nitwa Reverend Florier cyangwa se Prophet Florier. Nkaba ndi umugabo ushima Yesu wo guhamya ibya Yesu mu gihe gisa n'iki. Ibihe birakomeye n'ibihe. N'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo muvuge ijambo ry'Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ni ukuvuga mu bihe bikomeye no mu bihe byitwa ko ari byiza. Rero naje mutere agatebe hanyuma tubashe kuganira ijambo ry'Imana, kuko ari Imana idushyiriyeho kugira ngo tubashe gukora umurimo wayo mu gihe gikomeye iki. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ndumva turi butangire dusenga Imana. Yego rwose. Habeho gusenga Imana kugira ngo wowe unkurikiranye cyangwa udukurikiranye, kugira ngo Imana abe ari idufasha muri byose, kuko ubu turi mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana nziza, Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimye kuko uri Imana ishobora byose. Aka kanya ntaba ari jye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ubwiza bwawe nibubane nanjye, ubwiza bwawe nibungote, bugote n'abantu banyumva, izina ryawe rishyirwe hejuru. Sengeye abantu bari hano mu gihugu n'abari ku bihugu by'amahanga ba diaspora, bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Amen. Nanacu tugire neza cyane. Rero abantu banyumva, ndagira ngo tuganire. Hari hacize iminsi myinshi tutabonana, ariko turabonanye kubera imbaraga z'Imana. Ariko hagati aho wabagahe koko? Nari maze iminsi ndi mu mwiherero n'Imana mu rwego rw'amasengesho. Uri usenga kandi usengera n'abakunzi bacu. Yes, nsengera n'abantu bo kuri Mushimu Uwiteka TV, nsengera abantu nagiye mbwiriza ubutumwa hano kuri iyi channel. Mu biganiro nagiye mpatambutsa n'ibyinshi. Imana impa umuyoboro, irongera irambwira ati subira kuri Mushimu Uwiteka TV, hanyuma wongere uganire n'ubwoko bwanjye. Naje rero ni Prophet Florier cyangwa se ni Reverend Florier nk'uko nabivuze. Imana yacu tugire neza cyane. Rero Imana yambwiye ikintu gikomeye, irambwira ngo hari abantu bafite amarira b'ingumba zitabyara. Imana irambwira ngo abantu b'ingumba zitabyara ngo ugende ubatangarize ko igihe cyo kubyara kije. Imana ivugana nanjye irambwira ngo hari abantu barira amarira menshi ngo baheze ku mashyiga b'abakobwa, batarongorwa, badasabwa, badakobwa. Ngo ariko hari abarozi babigizemo uruhare, hari abapfumu babigizemo uruhare. Ngo abo bapfumu babigizemo uruhare batsirika aba bakobwa, babaheza ku mashyiga y'iwabo, babaheza ku mashyiga y'abanyina. Baravuga ngo ntibagashake, ntibakabona abagabo, ntibakabona abana, ntibakabyara. Ngo ariko igihe cyo kubyara, igihe cyo gushaka, igihe cyo kwakira abagabo kiraje. Rero uyu muntu ngo amaze igihe ategereje Imana, ndetse yarehejwe n'abasore batagira ingano, ariko byose birangira bikene. Yarehejwe n'abasore batagira ingano, ariko byose birangira bidaciye. Ariko uyu munsi wa none Imana ivuganye nawe,
irakubwiye ngo ni ukuri, Uwiteka arakwibutse, arakubwiye ngo ni ukuri, nubwo bagutsiritse bakavuga ngo nta mugabo uzabona, nubwo bagutsiritse bakavuga ngo nta mugore uzabona, wa musore we nawe uri kwiyumva, wa mukobwa we nawe uri kwiyumva. Ndabwira abantu hano mu gihugu, ndabwira abadiaspora yo ku bihugu by'amahanga, ufite imyaka 50, ufite imyaka 45, ufite imyaka 40, ufite imyaka 35, ariko utegereje urushaka urarubuze, ndetse uhora witotomba ukavuga ati ese njyewe ntabwo nzarongorwa nk'abandi, ndetse urabona imvi zitangiye kuza mu mutwe ukumva biri kugutanga. Ariko ndagira nkubwire ngo uzabyara abana byanjye bikunda. Icya kabiri, uzarongorwa nawe unezere, kuko Bibiliya iravuga ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacu, nta n'ikigore kizabura ikigabo cyacu. Bishaka kuvuga ngo Imana irema ikavuga ngo ishizeho ikigabo n'ikigore, yari ifite umugambi wo kugira ngo abantu bororoke ku isi kandi bagwire. Bishaka kuvuga ngo nawe rero ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo usebe, ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo ukorwe n'isoni, ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo ab'isi bagufate ijambo uko bwije n'uko bukeye. Aka kanya Imana yagusaba, aka kanya Uwiteka agufiteho umugambi kugira ngo akurengere, kugira ngo agutabare, kuko Imana ari Imana ishobora byose. Mfite ijambo rero tugiye kuzamukiramo riri muri Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 15. Ijambo rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, ndetse n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuze. Wasitazaga ubwoko bwawe wakomotsemo, Pasiko no kwa nyoko aho wavuye, ukajya ubasitaza. Bakavuga bati umukobwa wacu arashaje agize imvi, nta musore ukimureba. Bakavuga bati umusore wacu arashaje agize imvi, nta mukobwa bapanga. None azasaza cyangwa azapfa tumushyingure tumushyireho ikara atabyaye. Ariko najya nkubwiye ngo uwo mwaka wose wari ukureho wa muntu w'inyuma, Imana ugukuye, waba uri hano mu gihugu cyangwa uri mu bihugu by'amahanga. Abadiaspora bose muri iyi ndege muva mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, mugenda mujya mu bihugu by'amahanga za Canada, mu Bufaransa, Belgique, mu Bubiligi, abo bose barahari. Ndetse uragenda ugera za Amerika, ugera Amerika y'Amajyepfo, Amerika y'Amajyaruguru, ugerayo, ugera ku musenyi, ku nyanja, ugera mu Bushinwa, mu Budage hose. Ariko nubwo uri mu diaspora, kuko ntabwo ufite ubwenegihugu bwaho, ariko nubwo wabufashe byarakugoye, ariko Imana irakwibutse, Imana irakwibutse. Imana ni wowe yantumyeho. Bibiliya iravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, ndetse n'ubwoko bwawe ntabwo uzongera kubusitaza ukundi, niko Uwiteka Imana nyir'ingabo ivuze. Ni Imana ibivuze, si njyewe ndi umuhanuzi w'Imana, nshoje iby'Imana imbwiye. Njyewe ndi umuhanuzi w'Imana, ndaguhanure wowe unyumva. Genda umuhanuzi w'Imana, wowe uri kuntega amatwi, ndagira nkubwire ngo Uwiteka akuvanyeho igitutsi cy'abanyamahanga, ndagira nkubwire ngo Uwiteka akuvanyeho igitutsi cy'imiryango, ndagira nkubwire ngo Uwiteka akuvanyeho ibyo bagukoreye. Humura, Uwiteka arakwibutse, Uwiteka ari kumwe nawe. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abanyamahanga baragututse, bagufataho ijambo, ariko ibitutsi byabo byageze mu matwi y'Uwiteka. Imana yacu tugire neza cyane. Mu gitabo cy'Abefeso hari ijambo rivuga ngo kera ntabwo mwari ubwoko, ngo ariko ubu mwabaye ubwoko, ngo ndetse ndumva ari mu Befeso ibice 2, ngo ndetse ubu ngubu ngo Imana, ngo kera ngo Imana rurema bintu, ngo Imana rugira, Imana ishoboye, ngo yajyaga ireba abantu ngo ikabona ngo hari ukuntu bameze, ngo bari kure y'amahanga, ngo ndetse ngo ntabwo Yesu Kristo atari yaza ku isi ngo aboneke, ngo tubone Kristo Yesu atobera umwana w'ikinege uvutse uvuye ku Mana aze mu isi, ngo urusika rwahoraga rutubuza umugisha, rutubuza ubugingo, rutubuza umunezero, rwari ruhari, ngo ariko uhereye aka kanya natwe twabaye ubwoko kubw'amaraso ya Yesu, natwe twabaye ubwoko kubw'umwana w'Imana, natwe twabaye ubwoko, twemererwa natwe kwiburana, tukiburana mu maso y'Uwiteka, tukayibwira ngo ese tuzira iki, tukayibwira ngo ese bimeze bite,
Imana nayo ikaturebera mu ishusho y'umwana wayo Kristo Yesu, ngo ikadukuraho imyanda n'imivumo ituriho ya karande z'imiryango. Ikarande zadufashe ziratuzengereza, zituma tutagira ubutunzi, zituma tutagira amafaranga, zituma tutagira abana, zituma tutagira abagabo, zituma tutagira abagore. Ariko izo karande zo mu miryango z'imivumo twavutsemo nizo zituzengereza. Ariko Imana ishimwe cyane ko uyu mwanya Imana ikubwiye ngo nawe uri ubwoko bw'Imana, nawe Imana ikwizeho. Nubwo uri gucumura, nubwo uri kujya mu bapfumu, nubwo uri kujya mu bitero, ariko wahinduka kandi wareka ibibi byawe, kandi wamara kubireka Uwiteka akakugira neza. Rero ijambo ravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bavuga. Kera ntiwari ubwoko, ariko uyu mwanya Imana irakubwiye ngo akira kuba ubwoko mu izina rye. Kera ntiwari ubwoko, kera wari utandukanijwe n'amasezerano yo kwakira ibyiza by'ahazaza. Kera wari utandukanijwe n'amasezerano y'ibyishimo by'umunezero. Ariko aka kanya igikundo cy'Imana kimanutse ku buzima bwawe wa mukobwa we, igikundo cy'Imana kimanutse ku buzima bwawe wa musore we, igikundo cy'Imana kimanutse ku buzima bwawe wa mugore we, igikundiro kiraje wa mugabo we. Reka nkubwire, nta wundi uzacuruza ni wowe, nta wundi uzagira inganda ni wowe, nta wundi uzubaka amazu meza ni wowe, ariko se nibiguha uzabikiranukamo? Nibiguha uzitwara ute? Nibiguha umusaruro uzava? Mana yacu tugire neza cyane. Talaba ya shando ya sika ya zobe. Imana ifite umugambi wo kukugira ubwoko bwayo. Kera ntiwari ubwoko, ariko uyu mwanya uri ubwoko. Uyu mwanya Imana igufiteho umugambi wo kugira ngo witwe ubwoko bw'Imana. Ibizira by'abanyamahanga, umwuka wose w'ibyaguhumanyije bigatuma utagira agaciro, w'ibyaguhumanyije bigatuma utakira igisubizo, bigatuma ukora ugahomba, ugahurira mu bihombo. Icyangiro wambaye icyo cyose gituruka ku mwijima wa Satani. Satani yahagurukije abadayimoni abakura ikuzimu abohereza hano ku isi. Hari dayimoni mudindiza, hari dayimoni bwenge bw'isi, hari dayimoni ya gatatu namaze guhishurirwa. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Izina ryayo irambwa ngo yitiranwa n'umuntu witwaga Nyamugijya Nino wagendanye na Mukristo mu rugendo, akajya muca indege mu rugendo ngo Mukristo atazagera mu ijuru. Dayimoni Nyamugijya Nino nayo yamaze kugera mu bantu, irimo iriyoberanya, irimo irikakaza, irimo yishyira hejuru. Ariko iyi dayimoni Nyamugijya Nino iri gutera ubwoko bw'Imana, ikagenda ibunaniza kugira ngo batitwa abanyamasezerano, kugira ngo batitwa abantu b'Imana. Iyi Nyamugijya Nino yafasha abantu yabananije, yafasha abantu yabarwanyije. Ariko ndagira nkubwiye ngo uri kunyumva uhereye aka kanya, akira kwitwa ubwoko bw'Imana, akira kwitwa ubwoko bw'Uwiteka, akira kujya mu murage w'abana b'Imana. Ntabwo uri ikivume, ahubwo Uwiteka aragutegurira ubugingo buhoraho. Kandi hari inzira ebyiri, hari inzira yo kurimbuka, hakaba n'inzira y'ubugingo. Umuntu wese yihitiramo mu gihe cyose akiri ku isi. Ndagira nkubwire ngo rero Imana yashyizeho izo nzira ebyiri kugira ngo umuntu wese adafatwa bugwate, ahubwo umuntu wese yihitiremo. Niba ari kujya mu muriro awujyemo, niba ari kujya mu ijuru ryiza ry'amahoro arijyemo. Ijuru rirera rirakiranuka, ijuru si umukara, ijuru si umwijima. Ijuru nkubwira, iri ngiri nkubwira, ijuru ni umucyo. Ariko ikuzimu hose ni umwijima, ikuzimu ni urwijiji, ikuzimu n'abadayimoni bambaye ishwambagara, kuko na Satani yambaye izina. Kuko Satani uwo ngo Sekibi nahishuriwe mbona afite amahembe 7, ndetse ahora atuma abambari b'abadayimoni akavuga ngo mujye ku isi mubabaze isi muyinanize, ndetse abantu bose bavuye mu byizerwa ntibongere gukiranuka, ntibongere kwizera. Ariko ndagira nkubwiye ngo hari urugamba rw'Uwiteka Imana ishobora byose. Hari abamarayika Imana yateguye bashinzwe kurwana intambara no kurwanira abakiranutsi b'Uwiteka ku isi, kugira ngo nawe witwe ubwoko bw'Imana. Kera ntiwari ubwoko, ariko ubu wabaye ubwoko kubera Kristo Yesu umwana w'Imana. Ndagira nkubwire ngo rero umurage w'abana b'Imana ukubeho mu izina rya Yesu. Iyo bakurebye baca imanza bakavuga neza ko nta kizu uzakira, iyo bakurebye baca imanza bakavuga neza ko nta bizima uzageraho, iyo bakurebye baca imanza bakavuga neza yuko wowe ubwawe ijuru utazaribona. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ab'imbere ndetse bazaba b'inyuma, ngo abo mwibwira ko ari bo b'ijuru
sibo bazaribona, ngo ahubwo abazaribona ni abantu bagiye banyura mu mibabaro myinshi ndetse n'intambara bakihanganira amakuba n'ibigeragezo, ngo ariko igihe kikagera Imana ikabasohora muri ibi bigeragezo bimeze nk'uruganda, uko zahabu y'igiciro itegurwa, hanyuma diyama ikava muri zahabu ikava mu ruganda yateguwe neza ikaka niko umukiranutsi anyura mu bigeragezo bikomeye akavamo ameze nka zahabu y'igiciro. Ese nta ntambara uri kunyuramo? Ese nta bibazo uri kunyuramo? Ese nta makuba uri kunyuramo? Humura, nyuma y'ibi ngibi Uwiteka agiye kukuvanamo imeze nka zahabu iteguye neza. Imana yacu itugire neza cyane. Ndajya nkubwire ngo saba Imana inshuti z'umugisha, usaba Imana inshuti z'umumaro, usaba Imana inshuti nziza. Imigani ibice 17 umurongo wa 17 Bibiliya iravuga ngo inshuti nzima zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura bagenzi be mu makuba. Reka nkubwire ngo ukeneye inshuti imwe gusa y'umumaro, ukeneye inshuti y'umugisha, kuko abo wibwira wiringiye kuva kera ntabwo ari zo nshuti za mbere. Hari inshuti ya mbere irenze, inshuti ya mbere ni Kristo Yesu, iya kabiri niyo Imana izagutoranyiriza. Reka Imana igutoranyiriza inshuti y'umumaro, hanyuma uzakira umugisha mwiza. Ndagira nkubwire ngo impamvu ibyawe byapfuye nta nshuti y'umumaro wari wabona. Impamvu ibyawe byanze nta nshuti y'umumaro ufite, ariko Uwiteka nagutoranya inshuti y'umumaro imwe yonyine gusa, iratuma ihuzwa amarira, kandi urakira ibisubizo, urakira umugisha, urakira ihumure, kuko Uwiteka agutoranyije nk'ubwoko. Ntiyagushyiriyeho guseba, yagushyiriyeho kwakira ibisubizo. Ntiyagushyiriyeho kwandagara, yagushyiriyeho kwakira umunezero. Ntiyagushyiriyeho kubabazwa, ahubwo yagushyiriyeho kugira ngo wakire ineza y'Imana. Aka kanya ndaguhanuriye, ndakubwiye kuri uyu mugoroba ngo akira inshuti y'umugisha mu izina ryayo. Akira ineza y'Imana, akira inshuti z'umumaro, akira inshuti z'umugisha. Abo wiringiye n'abo wizeye ntacyo bakumarira, ariko ndagira nkubwire ngo wiringire Kristo Yesu, araguha inshuti z'umumaro. Wiringire Kristo Yesu, araguha inshuti nziza, kandi izo nshuti nziza urazakirira ku gihe, mu gihe gisa n'iki. Rero ijambo nahereyemo riri muri Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 15, ndongera kurigarukaho, rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukoza isoni nabo n'ubwoko bwawe, tuzongera kubusitaza ukundi. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Baravuga ngo ujye ugenda umeze nk'uwapfuye, ariko akira kuzuka mu izina ryayo. Urarwaye, akira kuzuka mu izina ryayo. Ufite ibibazo, umubiri wawe urakomerewe, ariko Uwiteka arakubwiye ngo nukuri akugiriye neza. Uwiteka avuganye nawe ngo indwara wari urwaye, akira kuyikira mu izina ryayo. Uri ingumba ntubyara, akira kubyara mu izina ryayo. Baragutsiritse baravuga ngo ntugashake umugabo, ntukabone abana, ntukabone urugo rwawe, ntukakire ibisubizo. Imyaka yakurenganye, imyaka yakubanye myinshi, ndaguhanurira urugo rw'umugisha, ndaguhanurira urugo ruzima, ndaguhanurira urugo rufatika mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka afite umugambi wo kukugira neza. Insengero zimaze gufungwa, abantu baciye imanza baravuga ngo abapasiteri tuzakorwa n'isoni tumwari, ariko dukomeje gukorera Imana. Turimo turavuga gukomera kw'Imana, kuko turi ubwoko bwatoranyije. Imana yarantoranyije nk'ubwoko bwayo kugira ngo nyikorere, yaba none ndetse n'ejo hazaza. Abantu benshi bagira gutya, bakajya bashyigikira ab'isi, bagashyigikira imipira, bagashyigikira ibindi bintu byose bisanzwe, ariko gushyigikira umukozi w'Imana bikamunanira. Ariko nabwiye abantu ngo abantu bakunda umurambo kuruta umuntu wapfuye. Kuki abantu bakunda umurambo kuruta umuntu wapfuye? Mujye mukunda umuzima kuruta uwapfuye. Uyu munsi wa none, ineza yawe, ibyo ukoze n'ibyo ubibye ku mukozi w'Imana, ugashyigikira amavuta yo ukayakomeza, bituma nawe Imana igutabara, bituma nawe Imana igukiza umwaka, bituma nawe Imana ikurengera. Numfata amaboko ukayazamura, icyo gihe tuzatsinda urugamba rw'abadayimoni bose, tuzatsinda urugamba rwose rw'abanyegiputa. Ariko nutayafata, Imana izayafata mu bundi buryo. Ariko woweho n'inzu yawe, ni ukuvuga ngo Imana izabibona neza yuko wanze gushyigikira amavuta y'umukozi w'Imana. Gushyigikira abantu b'Imana mu butunzi bwawe, mu by'Imana yaguhaye, mu mafaranga yawe. Njya mvuga nimero za telefone nkazivuga hano inshuro nyinshi, washyiraho icyo ushoboye ukavuga uti nshyigikira amavuta y'umukozi w'Imana. Hari abamperezanta benshi bakambwira bati rwose wavuze twanezerewe,
ati ni ukuri wirukanye abadayimoni, ati bivuga butumwa ryawe twarikurikiranye, ngakurikirana yuko hari umuntu byibura wagira iyerekwa agashyigikira amavuta nkamubura. Ngibaza ndetse ese ntimukorwaho? Ariko mujye mwibuka n'umurimo w'Imana, mushyigikire. 5,000 byawe, miliyoni yawe, 1,000 amaturo, nubwo bavuga ngo ntakwiye gutangwa, azatangwa, kuko yere kuva mu itangiriro kujya mu byahishuwe umuntu wese akwiye gushyigikira amavuta y'abantu b'Imana. Samweli wa mbere ibice 9 umurongo waho wa mbere ukamanuka hasi ugenda usoma. Bibiliya iravuga ngo nuko bamenya Samweli, ngo arangije ngo abwira abantu, arababwira ngo ese mufite iki? Haleluya. Ngo nuko barangije ngo baragenda ngo bajyana amaturo bajya kwa bamenya, ngo bageze kwa bamenya abamenya ngabasobanura by'urugendo rwabo. Ese wowe urugendo rwawe ni rwiza muri iyi minsi? Ese wowe urugendo rwawe ntabwo rukugoye? Ese wowe ukoze umurimo w'Imana wabubaye iki? Ese wowe ugenda ibihuha by'abisi baguca intege ngo wikore umurimo w'Imana kubera iki? Watekereje ku muntu w'umukozi w'Imana ko wagira icyo umukoraho, ariko abandi baguca intege. Wumviye abadayimoni aho kugira ngo wumvire Imana. Umutima nama wawe nawe urakubwira icyo ukutegetse n'icyo. Imana ndagusura mu nzozi kakubwira ngo nukuri shyigikira uyu mukozi w'Imana, muhe 100,000, umuhe miliyoni, muhe 5,000,000. Ndi gusaba Imana kamera nziza z'umurimo w'Imana kugira ngo nkore umurimo w'Imana. Iyo ukoze rero ivuga butumwa ryo gushyigikira umurimo w'Imana, nubwo utazana kuri za kamera cyangwa mu masitidiyo ngo uze gushaka abanyamakuru nk'uko ngiye biba byamvunye, nkabashaka tugasenga, hanyuma nkabashaka tugakora umurimo w'Imana, ariko icyo ukoze cyonyine kiba gikoze umurimo w'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Rero mwibuke mwongere mugarure umutima nk'uwa kera, kuko nawe ntiwari ubwoko kera, ariko Uwiteka yakugize ubwoko. Uwiteka agufiteho umugambi kuruta ibyo utekereza. Rero ndajya nkubwira ngo kuri saa n'umunota Uwiteka aje kugutabara. Ndajya nkubwira ngo kuri saa n'umunota Uwiteka arakurwanirira. Imigambi y'abarozi Uwiteka ayivanye ku buzima bwawe. Rero wowe wanyumvaga, wowe warunteze amatwi, ndajya nkubwire ngo ni ukuri abakobwa basabye Imana abagabo, abasore basabye Imana abagore, abagabo batubaka ingo ngo zikomere, hakaza ibitero bigenda bibarwanya. Ibi bitero Uwiteka aje kubikora ku buzima bwanyu, kuko Uwiteka yanze agasuzuguro k'abanyamahanga. Akira ubutabazi bw'Imana, akira ineza y'Imana, akira ihumure ry'Imana, akira gukomera, akira amahoro. Hano kuri Mushima Uwiteka ndababwira ngo ni ukuri rwose, nshoje mbabwira ngo Uwiteka yabibutse, kandi karande zarwanyaga abantu Uwiteka azibanye ku buzima bwanyu. Imana yacu itugire neza cyane. Hari abantu bamwe bajya bambaza ngo nimero za telefoni, ndongera nzivuge zanjye, ni 0783 98 ni 0783 kugira ngo wayibagiwe yivuge neza. 0783 yego 497 yego 94 0781 3 4 97 94 hanyuma Airtel ni 07 98 99 2 0783 073 98 99 2. Imana yacu tugire neza cyane. Yes, rwose urakoze kuba utuganirije kandi uganirije abantu bose bari bagiye badukurikiye, bagiye bari ahantu hatandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse hano mu mujyi wa Kigali. Tukongera tukavuga duti muri Afurika yose, mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika, East Africa, hose Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Tukongera tukavuga duti abari mu mahanga iyo mu Burayi, twagiye tubasengera cyane, twagiye tubagarukaho, abadiaspora twagiye tubasengera. Imana y'amahoro ikomeze kuba umugisha. Ariko se aka kanya Floriye, wakongeraho gatoya wenda ku magambo watubwiye mu ncamakeya, ugasongerera ku ijambo wari udufitiye uyu munsi, kugira ngo ahari n'abatabashije gukurikira cyane aka kantu bazabashe kugafata, utsindagira, ushimangira rwose. Umuntu nsorezaho mpanurira, oya ntago ari uguhanura, twavugaga mu ncamake z'ibyo wavuze, mu nama wagiye ugira abantu, mu ijambo wari ufite rwose, wagira icyo uvuga gisoza. Ku bantu bari bihebye nk'uko nabivuze, ku bantu bari ku bihugu by'amahanga, ku bantu bari hano mu gihugu, abantu b'abakobwa bagumiwe cyane,
Imana irabibutse bagiye kubona abagabo barongora. Nabivuze nongeye kubisubiramo, nongeye gusubira ku kintu cyitwa abagore bari kwifuza kubyara bakabona abana. Imana irongera irabibutse, mumaze amezi 10, mumaze imyaka 10, mumaze imyaka 20 mubana n'abagabo banyu, ariko kugira ngo mubone abana muterwe inda mu byare byaranze. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ibyananiranye ku bantu Uwiteka agiye kubikora. Mugiye gutwita mu byare ikibyimba kimeneke mu badayimoni mu izina rya Yesu. Ndahanuye nk'umuhanuzi w'Imana. Yego. Hanyuma ikindi ndagira ngo mbwire ngo hari abantu benshi bacuruzaga bagahomba, ariko mugiye kubona inyungu iva mu mbaraga z'Uwiteka. Inyungu iva mu mbaraga z'Uwiteka. Ariko Imana irambwira ngo icya 10 mugitange neza, mwongere musubire ku rugero rukwiye, kandi mukore umurimo w'Imana mu matorero. Ntimujye muri Nyabingi, ntimujye mu Bitega, ntimujye kuzimu, ahubwo mujye mu ijuru. Inama nzima rwose ako kanya, ahubwo mujyeyo mu rwego rw'ubumana, mu rw'umwuka, mwuzure umwuka wera. Hanyuma ijuru rirera, ikuzimu ni umukara. Nahavuze ni kuzimu, ni tsiriri, ni umwijima, ariko ijuru ni umucyo. Umucyo rero iyo ubarizwamo ibyo byose bitera imbere, ariko iyo ubarizwa mu mwijima byanjye bikunda ibyo ukora byose bihinduka umwijima. Rero nicyo navuga, ndagira mbabwire ngo Imana iri gukora yihuta na Satani ari gukora yihuta. Bishaka kuvuga ngo wowe tanguranwa cyane, kandi buri muntu wese ubugingo niwe uzabubona ku giti cye. Umugabo wawe muzamuryamanye mu buriri azagenda, wowe usigara. Umugore wawe muzamuryamanye mu buriri azagenda, wowe usigara impanda y'Uwiteka nivuga. Numva ishaka kuvuga mu yandi magambo, nje nzi neza yuko niba ndi gushaka iby'ubugingo buhoraho, nirebaho ku giti cyane ngatsinda igitego mu izamu. Mana cyo tugire neza cyane. Rero haleluya, haleluya, haleluya. Mugire neza cyane abanyumva kuri Mushima Uwiteka TV. Nuko Imana irabibutse kandi bagire neza. Shalom shalom, turi kumwe nakagaruka naho utaha, turi kumwe. Amen amen. Turi kumwe. Okay. Ikindi nsorezaho kandi ngiye nkunda abagore cyane. Nkunda abagore. Ushatse kuvuga iki? Icyo nshaka kuvuga mu yandi magambo, abagore nibo bantu bambere bamamaje yuko Yesu yazutse. Amen. Niyo mpamvu nkunda abagore. Yego. Ikindi cya kabiri, nta muntu w'umugabo wigeze angira hiyireko kuva mvutse ngerevera pastor amesha umugisha. Abantu bagiye bamesha umugisha ni bake cyane babagabo, ariko abeshi 90%, 95% n'abagore. Ndashimira abagore bagiye bashyigikira amavuta yanjye bakamfata amaboko. Ndashimira umugore wagiye afata nka miliyoni y'akayima, agafata nk'ibihumbi 500 akabimpa, agafata nk'ibihumbi 100 akabimpa. Umurimo w'Imana ngubu abantu banteza iminsi ngo nzajya ncukura amatuwarete ngo y'abaturage mu isenge bazisura. Ariko jewe pastor revera pastor, umuntu w'umugore wese kwisi cyangwa mu gihugu ni Burayi, abagore hose baranyanyagiye ntaho batari. Umva bose abagore mwubaho, kuko nta mugabo wigeze antabara mu bihe bikomeye. Nta mugabo wantabaye mu bihe bikomeye. Abagabo bose nagiraga ngiye ahubwo nkabona abagore nibo babaye abambere. Bishaka kuvuga ngo abagore mwubahwe, abagore ku isi yose ni Burayi mwubahwe, kandi munyibuke rwose nimwe mwanyibutse no kuva na kera, kuko Imana nabonye bakoreramo kuruta abagabo, sinzi impamvu. Kandi ikindi cya kabiri, n'umugabo nawe wese ahari wera kakanya yihwiture. Inimero zanjye nazivuze, iba muri mobile money, ikaba muri Tigo Cash, ikaba hehe. Mushyigikira amavuta. Dore imboga yarapfuye bahururana amaserekeye. Dore imboga apfuye apfira mu cyaha, apfiriye mu byaro, yagombaga kuvurirwa hano Ruwa Faisal mu bitaro by'umujyi wa Kigali, ndetse baramuhururiza ngo abamufasha ibyuma bimwongerera umwuka ngo nibamufashe hakiri kare. Ngiye mvuze nkiri muzima, kuki abantu bakunda umurambo kuruta umuntu wa muzima? Nimukunda umuntu muzima kuruta uwapfuye. Rero ngewe ndacyariho, nimushyigikira amavuta yanjye, mpamye gukomera kw'Imana, mpamye gukomera k'Uwiteka ntarapfa. Mushyigikira amavuta yanjye, ubundi nkore mvuge gukomera k'Uwiteka. Ndabashimiye. Warumbaje ngo nimvuge ibiki, ndabivuze. Oya, nta kibazo rwose, urabivuze. Gusa ntawabura gushimira umubyeyi w'umumama cyangwa se umubyeyi w'umugore, kuko twese tuvuka ku mugore, twese tugomba gushima rwose. Kakanya tuboneyeho no kubasuhuza aho bagiye bari hose. Imana ibahe umugisha. Reka tuvuge duti rero ciao ciao, nakagaruka. Twari twatumiye umukozi w'Imana tugejejeho byinshi ku ijambo ry'Imana, ndetse aduhaye no ku nama nyinshi zigiye zitandukanye. Aho wari uri, ndizera ko wari unyuzwe. Imana y'amahoro ikomeze kuguha umugisha. Nakagaruka. Ciao ciao. Reka nawe agira atya abereke ko yarabishimiye cyane. Amen amen. Amen.
Amen. Yes, yes, yes. Gusa ubutaha uzabe uri kumwe n'umumama mutuganirire rwose. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Reka dukomeze. Mu by'ukuri twongeye kubaha ikaze inshuti mudukurikiye aho mugiye muherereye hose. Twongeye kubabwira ko aka kanya twongeye kuba dufite umutumirwa hano imbere yacu. Hano kuri kamera muramubona arasa neza, arakeye. Iyo tuganira rero tuganira ku ijambo ry'Imana uko bwije nuko bukeye. Reka dusuhuza abari mu majyepfo, burasirazuba, uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali niba mutwumva. Muri mu mirimo igiye itandukanye, Imana y'amahoro ibahe imigisha. Reka dusuhuze rero abantu bagiye bari mu bihugu bitandukanye hano muri Afurika. Mwese mwumve ko tubahaye ikaze, twambuke tugere iyo mu bihugu byo mu Burayi. Mwese mwumve ko tubahaye ikaze, Imana y'amahoro ibahe imigisha kuko Imana ibera hose icyarimwe. Nk'uko twabibabwiye rero, imbere yacu hari umutumirwa, reka tumuhe ikaze tudatinze abibwire. Ariko si ubwa mbere hano kuri kamera cyangwa se kuri Mushimu Uwiteka TV, ntabwo ari ubwa mbere atuganiriye, ariko reka tumuhe ikaze yongere yibwire wenda no ku bantu baba batamuzi, abibwire kandi arushaho kutugezaho ibyo yaduteguriye. Ngaho rero Imana y'amahoro nibane namwe kandi nawe arushweho gukoreshwa n'Uwiteka. Ndabishimiye hano kuri Mushimu Uwiteka TV. Si ubwa mbere tubashe kubana. Njyewe muranzi mumaze kumenya, nitwa Reverend Florier cyangwa se Prophet Florier. Nkaba ndi umugabo ushima Yesu wo guhamya ibya Yesu mu gihe gisa n'iki. Ibihe birakomeye n'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo muvuge ijambo ry'Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ni ukuvuga mu bihe bikomeye no mu bihe byitwa ko ari byiza. Rero naje mutere agatebe hanyuma tubashe kuganira ijambo ry'Imana kuko ari cyo Imana idushyiriyeho kugira ngo tubashe gukora umurimo wayo mu gihe gikomeye nk'iki. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ndumva turi butangire dusenga Imana. Yego rwose. Habeho gusenga Imana kugira ngo wowe unkurikiranye cyangwa udukurikiranye, kugira ngo Imana abe ari idufasha muri byose, kuko ubu turi mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana nziza, Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimye kuko uri Imana ishobora byose. Aka kanya ntaba ari jye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ubwiza bwawe nibubane nanjye, ubwiza bwawe nibungote, bugote n'abantu banyumva, izina ryawe rishyirwe hejuru. Sengeye abantu bari hano mu gihugu n'abari ku bihugu by'amahanga, ba diaspora bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Amen. Nanacu tugire neza cyane. Rero abantu banyumva, ndagira ngo tuganire. Hari hacize iminsi myinshi tutabonana, ariko turabonanye kubera imbaraga z'Imana. Ariko hagati aho wabagahe koko? Nari maze iminsi ndi mu mwiherero n'Imana mu rwego rw'amasengesho. Uri usenga kandi usengera n'abakunzi bacu. Yes, nsengera n'abantu bo kuri Mushimu Uwiteka TV. Nsengera abantu nagiye mbwiriza ubutumwa hano kuri iyi channel. Mu biganiro nagiye mpatambutsa n'ibyinshi. Imana impa umuyoboro, irongera irambwira ati subira kuri Mushimu Uwiteka TV hanyuma wongere uganire n'ubwoko bwanjye. Naje rero ni Prophet Florier cyangwa se ni Reverend Florier nk'uko nabivuze. Imana yacu tugire neza cyane. Rero Imana yambwiye ikintu gikomeye, irambwira ngo hari abantu bafite amarira b'ingumba zitabyara. Imana irambwira ngo abantu b'ingumba zitabyara ngo genda ubatangarize ko igihe cyo kubyara kije. Imana ivugana nanjye irambwira ngo hari abantu barira amarira menshi ngo baheze ku mashyiga b'abakobwa, batarongorwa, badasabwa, badakobwa. Ngo ariko hari abarozi babigizemo uruhare, hari abapfumu babigizemo uruhare. Ngo abo bapfumu babigizemo uruhare batsirika aba bakobwa babaheza ku mashyiga y'iwabo, babaheza ku mashyiga y'abanyina. Baravuga ngo ntibagashake, ntibakabona abagabo, ntibakabona abana, ntibakabyara. Ngo ariko igihe cyo kubyara, igihe cyo gushaka, igihe cyo kwakira abagabo kiraje. Rero uyu muntu ngo amaze igihe ategereje Imana, ndetse yarahejwe n'abasore batagira ingano, ariko byose birangira biteme.
yarehejwe n'abasore batagira ingano, ariko byose birangira bidaciyemo. Ariko uyu munsi wa none Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo ni ukuri, Uwiteka arakwibutse, arakubwiye ngo ni ukuri, nubwo bagutsiritse bakavuga ngo nta mugabo uzabona, nubwo bagutsiritse bakavuga ngo nta mugore uzabona, wa musore we nawe uri kwiyumva, wa mukobwa we nawe uri kwiyumva. Ndabwira abantu hano mu gihugu, ndabwira abadiaspora yo ku bihugu by'amahanga, ufite imyaka 50, ufite imyaka 45, ufite imyaka 40, ufite imyaka 35, ariko utegereje urushaka urarubuze, ndetse uhora witotomba ukavuga ati ese njyewe ntabwo nzarongorwa nk'abandi, ndetse urabona imvi zitangiye kuza mu mutwe ukumva biri kugutanga. Ariko najya nkubwire ngo uzabyara abana byanjye bikunda. Icya kabiri, uzarongorwa nawe unezere, kuko Bibiliya iravuga ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacu, nta n'ikigore kizabura ikigabo cyacu. Bishaka kuvuga ngo Imana irema ikavuga ngo ishizeho ikigabo n'ikigore, yari ifite umugambi wo kugira ngo abantu bororoke ku isi kandi bagwire. Bishaka kuvuga ngo nawe rero ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo usebe, ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo ukorwe n'isoni, ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo ntabwo Imana yagushyiriyeho kugira ngo ab'isi bagufate ijambo uko bwije n'uko bukeye. Aka kanya Imana yagusaba, aka kanya Uwiteka agufiteho umugambi kugira ngo akurengere, kugira ngo agutabare, kuko Imana ari Imana ishobora byose. Mfite ijambo rero tugiye kuzamukiramo riri muri Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 15, ijambo rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, ndetse n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuze. Wasitazaga ubwoko bwawe wakomotsemo, Pasiko no kwa nyoko aho wavuye, ukajya ubasitaza, bakavuga bati umukobwa wacu arashaje agize imvi, nta musore ukimureba. Bakavuga bati umusore wacu arashaje agize imvi, nta mukobwa bapanga. None azasaza cyangwa azapfa tumushyingure tumushyireho ikara atabyaye. Ariko najya nkubwiye ngo uwo mwaka wose wari ukuriho wa muntu w'inyuma, Imana ugukuye, waba uri hano mu gihugu cyangwa uri mu bihugu by'amahanga. Abadiaspora bose muri iyi ndege muva mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, mugenda mujya mu bihugu by'amahanga za Canada, mu Bufaransa, Belgique, mu Bubiligi, abo bose barahari. Ndetse uragenda ugera za Amerika, ugera Amerika y'Amajyepfo, Amerika y'Amajyaruguru, ugerayo, ugera ku musenyi, ku nyanja, ugera mu Bushinwa, mu Budage hose. Ariko nubwo uri mu diaspora, kuko ntabwo ufite ubwenegihugu bwaho, ariko nubwo wabufashe byarakugoye, ariko Imana irakwibutse, Imana irakwibutse. Imana ni wowe yantumyeho. Bibiliya iravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, ndetse n'ubwoko bwawe ntabwo uzongera kubusitaza ukundi, niko Uwiteka Imana nyir'ingabo ivuze. Ni Imana ibivuze, si njyewe ndi umuhanuzi w'Imana, nshoje iby'Imana imbwiye. Njyewe ndi umuhanuzi w'Imana, ndaguhanuriye wowe unyumva. Genda umuhanuzi w'Imana, wowe uri kuntega amatwi, ndagira nkubwire ngo Uwiteka akuvanyeho igitutsi cy'abanyamahanga, ndagira nkubwire ngo Uwiteka akuvanyeho igitutsi cy'imiryango, ndagira nkubwire ngo Uwiteka akuvanyeho ibyo bagukoreye. Humura, Uwiteka arakwibutse, Uwiteka ari kumwe nawe. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abanyamahanga baragututse, bagufataho ijambo, ariko ibitutsi byabo byageze mu matwi y'Uwiteka. Imana yacu tugire neza cyane. Mu gitabo cy'Abefeso hari ijambo rivuga ngo kera ntabwo mwari ubwoko, ngo ariko ubu mwabaye ubwoko, ngo ndetse ndumva ari mu Befeso ibice 2, ngo ndetse ubu ngubu ngo Imana, ngo kera ngo Imana rurema bintu, ngo Imana rugira, Imana ishoboye, ngo yajyaga ireba abantu ngo ikabona ngo hari ukuntu bameze, ngo bari kure y'amahanga, ngo ndetse ngo ntabwo Yesu Kristo atari yaza ku isi ngo aboneke, ngo tubone Kristo Yesu atobera umwana w'ikinege uvutse uvuye ku Mana aze mu isi, ngo urusika rwahoraga rutubuza umugisha, rutubuza ubugingo, rutubuza umunezero, rwari ruhari, ngo ari kwereye aka kanya natwe twabaye ubwoko kubw'amaraso ya Yesu, natwe twabaye ubwoko kubw'umwana w'Imana, natwe twabaye ubwoko twemererwa natwe kwiburana, tukiburana mu maso y'Uwiteka, tukayibwira ngo ese tuzira iki, tukayibwira ngo ese bimeze bite,
Imana nayo ikaturebera mu ishusho y'umwana wayo Kristo Yesu, ngo ikadukuraho imyanda n'imivumo ituriho ya karande z'imiryango. Ikarande zadufashe ziratuzengereza, zituma tutagira ubutunzi, zituma tutagira amafaranga, zituma tutagira abana, zituma tutagira abagabo, zituma tutagira abagore. Ariko izo karande zo mu miryango z'imivumo twavutsemo nizo zituzengereza. Ariko Imana ishimwe cyane ko uyu mwana, Imana ikubwiye ngo nawe uri ubwoko bw'Imana, nawe Imana ikwizeho. Nubwo uri gucumura, nubwo uri kujya mu bapfumu, nubwo uri kujya mu bitero, ariko wahinduka kandi wareka ibibi byawe, kandi wamara kubireka Uwiteka akakugira neza. Rero ijambo ravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bavuga. Kera ntiwari ubwoko, ariko uyu mwanya Imana irakubwiye ngo akira kuba ubwoko mu izina rye. Kera ntiwari ubwoko, kera wari utandukanijwe n'amasezerano yo kwakira ibyiza by'ahazaza. Kera wari utandukanijwe n'amasezerano y'ibyishimo by'umunezero. Ariko aka kanya igikundo cy'Imana kimanutse ku buzima bwawe wa mukobwa we, igikundo cy'Imana kimanutse ku buzima bwawe wa musore we, igikundo cy'Imana kimanutse ku buzima bwawe wa mugore we, igikundiro kiraje wa mugabo we. Reka nkubwire, nta wundi uzacuruza ni wowe, nta wundi uzagira inganda ni wowe, nta wundi uzubaka amazu meza ni wowe, ariko se nibiguha uzarukiranukamo? Nibiguha uzitwara ute? Nibiguha umusaruro uzava? Mana yacu tugire neza cyane. Talaba ya shando ya sika ya zobe. Imana ifite umugambi wo kukugira ubwoko bwayo. Kera ntiwari ubwoko, ariko uyu mwanya uri ubwoko. Uyu mwanya Imana igufiteho umugambi wo kugira ngo witwe ubwoko bw'Imana. Ibizira by'abanyamahanga, umwuka wose w'ibyaguhumanyije bigatuma utagira agaciro, w'ibyaguhumanyije bigatuma utakira igisubizo, bigatuma ukora ugahomba, ugahurira mu bihombo. Icyangiro wambaye icyo cyose gituruka ku mwijima wa Satani. Satani yahagurukije abadayimoni abakura ikuzimu, abohereza hano ku isi. Hari dayimoni mudindiza, hari dayimoni bwenge bw'isi, hari dayimoni ya gatatu namaze guhishurirwa yitwa dayimoni. Iyi dayimoni Imana yambwiza Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Nimushimu Uwiteka TV.